ishimwe, Imana ihimbazwe. Nta usenga kina, nta mutaja w'isengesho ubaho iyo umuntu yubashye. Arabiri sini we enitando brerefai penigidi binisini enitakuta brerefa alakudi binitando wa yasayi kwata dikaya. Imana ibadibinisika, Imana ibatando brerefa. Bibutse ko Imana itega ugutwi gusenga kose umuntu asenga. Ndagushimiye Mana nziza, ndagushimiye Uhoraho, ndagushimiye Mwungeri w'ubugingo bwacu, ndagushimiye kuko uri mwiza. Aya masaha unkundire ishimwe ryanjye rikugereho mu izina rya Kristo Yesu. Uhimbazwe kuko wemeye ko nongera kuvuga ijambo ryawe. Uhimbazwe kuko wemera ko nongera kubwira ubwoko bwawe. Uhimbazwe kuko mbonye agahe ko kubwira abantu bawe ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko wari ubizi Data. Ndakunezerewe cyane. Uri Imana yanjye, uri umwami mwiza, uri Imana y'abizera. Uwite uhimbazwe ko wowe ujya umenya ibyo tutaramenya, ugakora ibyo tudashoboye. Narindimo nkubwira ngo uzubane nanjye, narindimo nkwinginga ngo uze ukorere muri nge mu izina rya Kristo Yesu. Nkuciriye bugufi Mama Queen, ninjye wa mugore wagiriye neza, ninjye wa mugore ukimanye, ninjye wa mugore ukirinze. Ubihimbarizwe. Nkuciriye bugufi Uwiteka we, nguciriye bugufi Rabi, wowe wumva gusenga, wowe uduha imbaraga, wowe utuma tubaho, wowe utuma tukuvugira, wowe utuma tukugumaho. Ubihimbarizwe. Pawulo yavuze amagambo meza, yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ushimwe Kristo, haleluya. Uhimbazwe Mana, uhimbazwe Mwuka Wera udushoboza guhagarara mu murimo wawe. Turagushimiye Kristo, haleluya. Turakunezerewe kuko ubikwiriye. Mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ngwino ubane nanjye, ngwino ungote. Mwuka Wera aganire nanjye, Mwuka Wera ambwira ibyo mvuga, Mwuka Wera amubusobanuro bw'iri jambo ushyize ku mutima, kandi ariherekeze kugira ngo abazanyumva bazafashwe, bazumva ineza yawe, bazanezerwe, rizagira aho ribakura, rizagira aho ribashyitsa. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Wanavuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga, Imana ishimwe, ngo ntabwo azagira ubwoba, ngo azafashwa no gusenga. Warakoze kuduha umuyoboro mwiza wo kuganira nawe, warakoze kuduha agahe keza ko kuganira nawe, warakoze gushyiraho amasengesho kandi ukavuga ngo umuntu wese utangiye gusenga uramwumva. Narindimo nguhendahenda Uwite. Imana ishimwe, haleluya. Narindimo tumira, Imana ihimbazwe kuri aka gahe keza tugiye kuganira ijambo ryawe. Karibu Mana, haleluya. Karibu Yesu, karibu Mwuka Wera. Mwuka Wera aganiriza, Mwuka Wera amishurira, Mwuka Wera ambwira. Mu izina rya Yesu. Abantu bawubazi, ni wowe uzi imitima, ni wowe uzi abazantegera, ni wowe uzi abazantega amatwi, ni wowe uzi abazaraba iki kiganiro. Ndinginga Umwuka Wera kuzasobanurira umuntu wese uzamva iki kiganiro, kuzamuganiriza, kuzamuhishurira icyo Imana ishaka kuganira nawe muri iri jambo. Karibu, karibu, karibu Mwuka Wera w'Imana. Mwuka Wera muyobozi, Mwuka Wera mujyanama, Mwuka Wera uduhishurira, Mwuka Wera utunekera, Mwuka arabini sini windi tando brerefai. Ndavugira Umwuka kugira ngo ayobore buri umwe wese, amuganirize, amuhishurire ikiri jambo rishaka kuvuga. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Mana ko abantu bawe bazahembuka, ko abantu bazafashwa, ko rizagera aho ribavana, rizagera aho ribashyitsa. Urakoze Yesu. Haleluya. Urakoze Mana, haleluya. Urakoze Mwuka Wera. Penigidi bene siniwi, hele widi bene tan, peni anywhere, shalawi anyway, penigidi bene siniwi ni tando brerefai. Imana ishimwe, haleluya. Shiye bugufi, kubereye umunwa, kubereye amaboko, kubereye indogobe. Kristo ngwino uvuge, nanjye ndatuje. Mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Ni Mama Queen. Hanyuma ndumva Mwuka w'Imana ambwira ngo tuganire ijambo ryiza
riri ku mutima wanjye, ijambo rimfasha, ijambo rinkomeza, ijambo ry'ubuzima kuri njye. Imana ishimwe. Reka tuvuge imbaraga z'amasengesho. Ndumva aricyo nshaka kuvuga, imbaraga z'amasengesho. Ese amasengesho umuntu asenga, Imana ishimwe, amanura Imana mu ijuru, atumira Imana, abwira Imana, Imana ikamanuka ikamusanga. Reka tuganire amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 10 umurongo wa mbere. Haravuga ngo marayika abonekera Korneliyo. Hari umuntu w'i Kaisariya witwa Korneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyani. Umurongo wa 2, yari umuntu w'umunyedini wubaha Imana n'abo mu rugo be bose. Wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. 3, abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiriwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo. Umurongo wa 4, aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu byawe byazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Reka ariho tuganira mvuga kuri aya magambo. Ngeze ku murongo wa 4. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi abantu bajya bagira ishyaka ryo gusenga. Uyu mugabo ndamukunda cyane. Bibiliya ivuga ngo yari umunyamahanga. Ibi bintu byo gusenga abayuda nibo bari babizi, nibo bari bigizeho impano yo gusenga, nibo bari bigizeho uburyo bwo kuvugana n'Imana. Ariko ukuntu Imana itoranya umuntu, haleluya, ukuntu Imana imutoranya mu bantu benshi we atabizi. Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo yari umunyedini, ikindi yari umusirikare ukomeye, yari afite icubahiro, ntabwo yari akennye, ntabwo yari afite ikibazo cy'amafaranga nk'uko benshi bavuga ko iyo abantu bagiye gusenga ariko bari abakene, ariko badafite icyubahiro, ariko batazwi. Biravuga ngo Korneliyo yari umugabo ukomeye, Imana ishimwe, yari umusirikare, yari afite bataliyani ayoboye, yari afite abantu bamuterera isaruti, yari afite abantu ayoboye abwira ibyo bakora. Rero ngo Imana imutoranya mu banyamahanga. Haleluya. Iramutoranya, imushyiramo igicaniro cy'amasengesho, imushyiramo imbaraga z'amasengesho. Nta muntu mbona wigeze abwiriza uyu mugabo, ariko Imana uwo ishaka ko asenga iramutoranya. Iyo ishaka ko uzaba umukozi igutoranya utabizi, kandi umuhamagaro w'Imana iwugushyiramo y'ubwayo. Imana ishimwe. Uyu mugabo Imana yamutoranyije mu banyamahanga, imutoranya nta muhanuzi ubimuhanuriye, imutoranya yo ubwayo, imushyiramo igicaniro cy'umuriro w'amasengesho. Bibiliya iravuga ngo afata igihe cyo gusenga ngo mu rugo rwe, haleluya, biravuga ngo yubaha Imana n'abo mu rugo be bose. Imana ishimwe. Ngo asenga Imana ubudasiba, haleluya. Arangije ngo agira ubuntu ndetse bwinshi. Hari ukugira ubuntu ariko ngo agira ubuntu ndetse bwinshi. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ngo asenga Imana, anyeganyeza Imana, yinginga Imana. Haleluya. Ngo birazamuka isengesho rya Korneliyo no kubaha Imana kwe, Imana ishimwe, no kubaha abantu no gufasha abantu, ngo birakorana, birazamuka, birenga inzu Korneliyo yasengagamo, birenga igiterane yakoreragamo, birenga abo yasenganaga nabo. Imana ishimwe. Ngo birazamuka, haleluya, ngo bizamuka ikirere cya Korneliyo, biragenda bikomanga urugi rw'ijuru. Imana ishimwe, haleluya. Ngo urugi rurakinguka, haleluya. Imana ishimwe. Ngo biragenda bigera muri ofisi y'Imana, ngo Imana yumvishe, ngo yumva hari isengesho rinyeganyeje intebe yayo, ngo yumva hari isengesho ry'umuntu kandi ari mu isi, ngo rigeze aho yicaye, haleluya. Ngo Imana yitegereje mu isi, haleluya, ngo isanga ni Korneliyo.
Haleluya. Bisanga n'umugabo witwa Korneliyo, ngo Imana ngo ihindukiye ireba imirimo ya Korneliyo, ngo ibona n'imirimo myinshi, ngo yitegereje kubaha kwa Korneliyo, ngo bisanga arimo arubaha, akubaha abakozi bo mu rugo, akubaha abantu bose ayobora, ngo akubaha n'abantu bose, ngo birazamuka byose, ngo bishyizwe ku munzani w'Imana, ngo bisanga birashyitse. Imana ishimwe, ngo bituma Imana data hadaduya iyara bini sini windi tando blerefa henigidi bini sikatuta penigidi bini tando. Imana ihimbazwe, ngo bituma Imana ifata mu bamarayika hadaduya, ngo azana amakuru, iramubwira ngo marayika ihuta ujyana aya makuru mu isi, usanga umugabo witwa Korneliyo hadaduya, umubwira ngo gusenga kwawe ngo ndetse n'ubuntu byawe ngo byazamutse. Imana ishimwe, bijya bizamuka. Imana ihimbazwe, abantu bajya basenga bahuje umutima, ngo bijya bizamuka bikagera ku Mana. Imana ishimwe. Marayika ngo aza yihuta azanye amakuru meza, haravuga ngo gusenga kwawe ndetse n'ubuntu byawe byazamutse kuba urwibutso mu maso y'Imana. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Gusenga kwawe ndetse n'ubuntu byawe byazamutse kuba urwibutso mu maso y'Imana. Nukomeza iki gice urasanga marayika yaramuhaye ubutumwa, akamubwira aho undi mugabo witwa Petero yarari. Imana ishimwe, ngo amuyobora inzira, amuyobora n'urugo, kugira ngo Petero azafashe uyu mugabo amubwire ubundi butumwa bwiza atarazi. Imana ihimbazwe. Amasengesho y'umukiranutsi, amasengesho y'umunyamwuga ukora imirimo myiza, amasengesho y'umukristo wubaha, ngo ajya azamuka akarenga ikirere, akarenga amakuba, akarenga ibyago, akarenga imitego, ngo akazamuka akarenga blokaje, akarenga abadayimoni bo mu kirere, akagera imbere y'Imana. Imana ihimbazwe. Imana ikururuka ikaba ngo ninde usenga? Uwo ni umudamu wasenze, arimo asengera ibintu byinshi. Uwo ni umukobwa urimo usenga ariko akiranutse. Ndamya ko isengesho ry'umukiranutsi ninakumirwa. Nta muntu ujya urikumira, nta migambi ya Satani iri kumira. Oya ni ukuri hoya. Imana ijya yumva gusenga kw'abasengana umutima ukiranutse kandi wubaha kandi ukora imirimo myiza kandi myinshi. Imana ibaho umugisha. Haleluya, haleluya. Gusenga nubwo umuntu yasenga ntawe afite hirya, nubwo umuntu wenyine yafata igika cyo gusenga mu nzu ye, yafata iminsi 2 ariko akiranutse, ariko akora neza, ariko yubaha. Dufite ikibazo cy'uko dusenga ariko umuntu atubaha mugenzi we. Dufite ikibazo y'uko umuntu ashobora gusenga ariko atagira imirimo. Ni ibintu bitatu bigendana: gusenga Imana, kubaha abantu, kugira imirimo. Iryo ni ipfundo ry'abera, ni ipfundo ry'abizera Kristo Yesu ko azaza, ni ipfundo ry'abizera Kristo Yesu ko yapfuye akazuka, ni ipfundo ry'abantu bajya mu rurembo Siyoni, ni ipfundo ry'abera b'Imana bafite ibyiringiro ko tuzajya mu ijuru. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo nuko marayika aramanuka. Imana ishimwe. Ndagira ngo nganire n'abantu bazantega amatwi, binginga gusenga kandi bafite umutima utunganye, binginga gusenga kandi bafite ikintu cyo gukora mu murimo w'Imana, binginga gusenga kandi bubahana. Nimwubaha abantu bakozi b'Imana, nitwubaha abantu. Niba dushaka kubana n'Imana, niba dushaka ko Imana yohereza marayika, mureke dukora ibi bintu bitatu: gusenga Imana ubudasiba, kugira ubuntu ndetse bwinshi, kubaha Imana nabo mu rugo dutunze. Imana idushoboza, Imana ibashoboze gukora ibi. Nibyo bikwiriye muri iyi minsi. Haleluya. Nibyo bintu Imana ishaka kubajya mu ijuru, abiringiye Uwiteka. Imana idukeneyeho ibi bintu bitatu: kubaha Imana n'abantu, gusenga Imana ubudasiba. Haleluya. Penigidi binisini, kugira ubuntu ndetse bwinshi. Ibyo nibyo biranga abakandida b'ijuru, ibyo nibyo biranga abana b'Imana, ibyo nibyo Imana ishaka, ibyo nibyo Imana ishaka kubamama
b'abashumba, ibyo ni by'Imana ishaka ku bashumba, ibyo ni by'Imana ishaka ku bakozi bayo mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibambika imbaraga, Imana itwambika imbaraga tugere kuri uru rwego. Korneliyo yasenze, Korneliyo yabanye n'Imana, abana n'Imana, abana n'abantu bose, arabubaha ngo mu byo yakoreraga agafatamo agafasha abababaye, bituma Imana yishima, bituma Imana imugabira. Biri muri byuzuye Umwuka Wera, aravuga ngo Eliya baragendanye ngo Imana iramugabira. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nta usenga akina, nta muteza w'isengesho ubaho iyo umuntu yubashye. Arabiri sini wi henitando brerefai penigidi binisini henitakuta brerefa alakudi binitando wa yasayi kwanta dikaya. Imana ibadibinisika, Imana ibatando brerefa. Bibutse ko Imana itega ugutwi gusenga kose umuntu asenga, ariko ndabinginze mu izina ry'Imana Data, mu izina ry'Umwuka Wera, mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo dusenge Imana kandi tuyisenga ubudasiba. Tugeze mu gihe cyo gusenga Imana, tugeze mu gihe cyo kubana n'Imana, tugeze mu gihe cyo kuyitumira ikabana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki ni igihe cyo gusenga Imana ubudasiba, nta pause turi bushyiramo. Biravuga ngo nuko uyu mugabo arayisenga, ngo ayisenga neza, ntiyashyiramo pause, ngo yubaha Imana n'abantu, agira ubuntu ndetse bwinshi. Ngo nuko Imana iranezerwa, bituma Imana igaruka, bituma Imana imugirira neza. Ngo nuko marayika araza, ngo amuhagarara imbere. Korneliyo ntiyaramuzi, nubwo mbere aramubonye, ngo aramutinya, aramuga ngo niki mwami, aramuga ngo gusenga kwawe Imana ishimwe, ndetse n'ubuntu byawe byazamutse kuba urwibutso mu maso y'Imana. Tugeze igihe cyo gusenga Imana, tugakora imirimo myiza kandi tukubahana, kugira ngo bigire umumaro mu maso y'Imana, kandi bigire umumaro mu maso y'abantu, kandi bigire umumaro no mu isi tubamo. Imana ishimwe. Nuko ari iryo sengesho, ntabwo Imana izakurekura, ntabwo Imana izaguta, ntabwo Imana izakurangarana. Imana izakugabira, Imana izagukuza, Imana izagukiza. Nubwo ibyago byaba byinshi, birabanga ibyago n'amakuba ni byinshi kiranutsi, ngo ariko Imana igidukiza muri byose. Imana yohereje marayika kugira ngo ikugirire neza, kugira ngo ikuyobore inzira, kugira ngo ikwigishe. Imana ihimbazwe. Imana iri kumwe n'abasenga, Imana iri kumwe n'abayizera. Imana ihagararanye natwe nubwo amazi yaba menshi, nubwo inzobo zacukurwa, nubwo inzara yaba ikomeye, nubwo haba amadeni menshi, nubwo haba uburwayi bwinshi. Imana iri kumwe n'abayubaha, Imana izagumana n'abayisenga. Imana izabana natwe, ntabwo imeze nkatwe, ni Imana ubwayo. Haleluya. Irabinis liyasayi kote dikaya, liyasayi kote menera, henitando brerefa, heri widi binisin, irakudi binitando, henigidi binisini, Mana nyiribihe, ndakudi binitando, henita pinisini. Ndi mango ngubwira ngo gusenga kwawe ndetse n'ubuntu byawe, ndakwinginze no kubaha Imana n'abantu bizamuke, bibe urwibutso, bituma Imana yohereza marayika mu isaha yawe yo gusenga, kugira ngo Imana ikuvane mu mubabaro mu gahinda, kandi irambuye ukuboko kugira ngo ikuvaneyo. Ntiruha, ntirambirwa. Imana ishimwe. Niko Yesaya yahanuye ibice ngira ngo 40:28 iravuga ngo ni Imana yacu itaruha, ntirambirwa, n'iyintege abananiwe, abatibashije bongeramo imbaraga. Imana ishimwe. Wowe yemerere ugisenge ubudasiba, wubaha Imana kandi ugira ubuntu ndetse bwinshi mu byo ufite, ubundi Imana izakugira neza. Niryo jambo nari nkuzaniye kugira ngo nkwibutse ko gusenga kwawe kumvwa n'Imana, kandi Imana ikagukoreramo. Ntupfe, ahubwo ukabaho kandi ukayoborwa inzira utaruyizi, nkuko Korneliyo Imana yamuyoboye inzira. Hanyuma Petero akazi we nibwo yanditse ijambo riri inyuma, iri mu murongo wa 34, avuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo uyubaha ngagakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose Imana iramwemera. Nimusenge kandi mwubahane kandi mukore byinshi, kugira ngo mu mahanga yose Imana ibemere kandi muzagira ubugingo buhoraho, mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ndagushimiye Mana nziza. Haleluya. Ndakubashye uri mwiza.
ninde waje imbere yawe agataha atakubonye? Iri jambo ryawe umpaye kuganiriza abantu, haleluya, nanjye rinkoze ku mutima. Rabi rinyibukije ko gusenga ubudasiba ariho tuganirira. Sengeye umuntu wese uzantega ugutwi kuririja. Ndasengera abamama kugira ngo uduhe imbaraga zo gusenga ubudasiba. Ndasengera abamama kugira ngo udukureho imbaraga zituma tutakuba imbere, imbaraga zituma tudasengana imbaraga, imbaraga zituma tudasengana umwete, imyuka ituma tunanirwa gusenga. Ibyo byose ubisenye kuri aba bamama, ubisenye kuri abagabo, ubisenye ku rubyiruko rw'iyi minsi. Udukureho imbaraga zituma tutagusenga, udukureho ibiturangaje, udukureho umwuka w'intege abantu bafite, ukureho abantu kwizengurukaho, ukureho amashami satani yadushamitseho yo kumva ko Imana yaturetse. Ntabwo Imana yakuretse mama, ntabwo Imana yakuretse papa, ntabwo Imana yakuretse wa mukobwa we. Nubwo wayihamagaye igihe, nubwo wayititirije igihe, ariko ukabona idakora, Imana irakora. Imana ikora ibyangombwa, ikuraho ibyo kutwica, ikadusigira ibyo gutuma tuyubaha. Imana ishimwe. Narindimo ninginga ijuru kugira ngo ribane namwe. Unaniwe Imana imukuraho umwuka wo kunanirwa mu mwuka, ubukene bwo mu mutima, umwuka utunaniza mu izina rya Yesu. Imana ibibakureho katika jina la Yesu. Ibakure mu bute, ibakure mu bunebwe, ibakure mu gushidikanya, ibakure mu kwizengurukaho, ibakureho kwigunga, ibakuremo ibisenyagure mu izina rya Kristo Yesu. Ibyo bintu byose bibarekure, ibituma mutanezerwa, ibituma mudakunda gusenga, ibituma mutinjira mu mwanya wo gusenga, ibituma mudafasha, ibituma mutubaha. Imbaraga z'ibyaha zisenyuke muri mwe, zikurwaho n'imbaraga z'Imana. Uwite bikure mu mitima, bikure imbere yabo, bikure mu mibiri yabo. Babohora umuririmbyi yaravuze ngo uzaze ucuye umugozi, uzabumbasha umutima. Aravuga ngo nezezwa no kubahoka. Imana ishimwe ngo nkabona uko ngukorera. Penigide bene siniwi heri bene tando. Ubu bwo kububohore Mana, umuntu wese aboheye umubohore kugira ngo asenge kandi ubudasiba. Tugeze mu gihe urimo uvugana natwe ko dukwiriye gusenga ubudasiba, kuko dufite byinshi biri imbere bidutegereje kugira ngo tubicemo. Rero nuko dukwiriye kubana nawe ubudasiba, tukagushira imbere kugira ngo tubashishe kubicamo. Urakoze kurengera abantu, urakoze ko ibyari baboshe ubikuyeho, urakoze ko ibyari bateye ubwoba bibakuyeho, urakoze kubaho imigozi yari baziritse, urakoze kubongeramo imbaraga zo kukuba imbere. Uhimbazwa ko imitima yari inaniwe uyongeyemo imbaraga, uhimbazwa ko imitima yari ipfuye izuye, uhimbazwa ko wongeye kubaganiriza muri iri jambo, ukababwira ko gusenga ndetse no kubaha ndetse no gukora hari ibyo ukoreramo kugira ngo uzaduhe ubugingo buhoraho. Narindi mahude benesini ene tando brerefai ya sai konte dikaya ya sai konte menerita arakude benesini we ene tando brerefai hatita kuta brerefa. Imana himbazwe. Haleluya. Uri Uwiteka ndabizi kandi imvugo yawe ni nziza. Uvuga mu buhanuzi, ukavuga mu ijambo, wibutsaga abantu bawe uburyo bakwiriye kukubaha, bakubaha abantu, uburyo bakwiriye gusenga udasiba no kugira ubuntu ndetse bwinshi kugira ngo urukubane nabo, ubakize amakuba n'ibyago kandi ugumane natwe kandi udukize amakuba. Ndagushimiye kubyumvishe kandi ubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen.